Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwebwe mwese. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 15 umurongo wa 4 kugeza wa 6. Hari amagambo: ariko ntihazagire abakene baba muri mwe, kuko Uwiteka atazabura guhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha ho gakondo ngo ugihindure. Niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yose ngutegeka uyu munsi uyumvire, kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nk'uko yasezeranije, kandi uzaguriza amahanga menshi, ariko ntuzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi, ariko yo ntazagutwara. Imana nitugirire neza. Ndashaka kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo umugisha uzaguhindura uwaguriza si uwagurizwa. Umugisha uzaguhindura uwaguriza si uwagurizwa. Haleluya. Iki ni igitabo cya Mose. Aya magambo Mose yabwiraga ubu bwoko cyari igihe cy'umwaka wo guhara imyenda. Umwaka wa 7 iyo babaga umuntu agufitiye umwenda warawuharaga, uwo mwaka wabaga ari uwo guhara, wishyuzaga indi myaka, ariko wagera ku mwaka wa 7 akaba ari umwaka wo guhara. Haleluya. Hano rero Mose aterura amagambo abwira ubu bwoko bw'Abisirayeli cyangwa urubyiruko rw'Abisirayeli, arababwira ngo ariko ntihazagira abakene baba muri mwe. Haleluya. Kubera ubundi umugisha dufite ntabwo twemerera kuba abakene. Kuba dufite Imana duhora turata ngo ishobora byose, ifite byose, itanga byose, izura abapfuye, ntabwo dukwiriye kuba muri twe abakene bo guhora dusabiriza tukabona ko abanyamahanga aribo bakwiriye kuduha. Abanyamahanga nitwe dukwiriye kubaha, ariko kubera kuko tugira kwizera gutye cyangwa Imana tugahora dushaka kwishakira mu byo kurya gusa, bituma dusa nkaho dukena muri byose. So ufite iby'umwuka bihagije bifatika wari wese ngo abigusomemo, cyangwa iby'umubiri bifatika ngo wari wese abigusomemo, hagira ahantu wemeza wa munyamahanga. Ugasanga ahantu hose ugiye ufite akanusunusu cyangwa akaroborobo cyangwa amagarama. Mu bukirisitu ufite amagarama, mu butunzi bw'isi ufite amagarama, ku buryo ugiye kwigisha utabona aho uhera kuko nta kintu ufite gifatika. Haleluya. Ariko ntihazagira abakene baba muri mwe, kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure. Icyo gihugu Uwiteka ari gutanga ni cya gihugu cy'i Kanani, ni cya gihugu cyagiraga umwero, cya gihugu cyari gifite byose, cyari gifite ibyo kurya, cyari gifite imizabibu, cyezaga buri myaka, cyezaga buri kimwe cyose. Icyo gihugu cyarezaga. Icyo gihugu mu kweza kwacyo ibabwira ko izabaho umugisha, nubwo bari mu nzara, nubwo bari mu bukene, basa nkaho batunzwe n'ingimwe, basa naho batunzwe n'ibyo kurya by'agahimano, ariko yababwiraga ko icyo gihugu kitazigera kibamo umukene. Icyo gihugu ntabwo cyagombaga kubamo umukene igihe bagombaga kumvira amategeko y'Imana, ariko igihe bateshukaga bakava ku mategeko, bagombaga guhanwa, bagombaga kujya habi, bagombaga kugenda nk'abatagira umwungeri, nk'intama zitagira umwungeri. Kubera iki? Kwica itegeko ry'Imana ni ikizira.
kubona abanyamahanga kubera ko bakundaga guhura n'abanyamahanga bafite imana basenga z'ibishushanyo, bakunda kurebesha amaso, bakunda kunyuraho bari kubyina batamba ibitambo by'ibishushanyo, abandi by'ibimasa, abandi by'amahene, abandi by'inka, abandi amahembe, abandi bafite imana z'izuba z'ibishushanyo, abandi bafite iz'ukwezi z'ibishushanyo. Buri kigirwamana iyo bahanyuraga ntabwo icyo gihe ngo bishimaga, ahubwo ngo baravugaga ngo ni twebwe tudasenga imana tureba. Bagatangira kuva mu mategeko, bagatangira kwica amategeko. Iyo bambukije inyanja ntibayibuke, iyo baramburiye ukuboko ku ngabo za Farawo ntibayibuke, ahubwo bagashaka ngo gusenga imana nabo barebesha amaso. Imana mwibuke mu kuva mu gice cya 32 uburyo bashibwiye Aroni ngo abashakira imana bazajya basenga. Ngo aribwo yabacuriraga ikimasa mu mikufi y'amazahabu. Kubera iki? Kubera ko igihe cyose batwagwaga n'iby'umubiri, ariko uwo mwuka ndabona natwe waratwomyeho. Igihe cyose Yesu turashaka kumushakira mu mitsima, turashaka kumushakira mu mandazi, turashaka kumushakira mu mafiriti, turashaka kumushakira mu nkweto ihagaze, turashaka kumushakira mu ikositimu, mu isaha ihenze. Ni uwo Yesu dukeneye, nta wundi Yesu dukeneye. Nta Yesu wo kuvuga ngo niyo yanyima iby'umubiri ariko azama iby'ubugingo. Ntabwo ibyo tubikeneye. Dukeneye Yesu tuzajya turebera mu myambaro, wari wese avuga ngo Yesu yarabivivuye. Niyo yavivura kuvivura iby'umubiri n'abapagani yarabibavivuriye. Ahubwo icyavivura kizima ni ukugira ngo niyo wava muri uyu mubiri uzabona iherezo ryiza. Ariko ibyo nta muntu ukibyigisha, nta muntu ukitegereje kubyumva, nta muntu ugishaka iki. Niyo mpamvu usanga ubuhanuzi bw'iki gihe bwose ari ibinyoma gusa, nta shingiro bugira, nta gakiza butanga, nta muntu buhindura, kubera ko inyigisho zaje n'iz'ubuyobe nizazindi zo mu minsi y'imperuka. Abantu bamaze kwica amategeko y'Imana, bamaze gutambikira kugeza aho iyo utabwiye umuntu yuko azatunga iby'isi uba utari umuhanuzi. Kugeza aho kumuba wamubwira ngo iki cyaha wagikoze bigutera isoni, ariko kumubwira ngo azajya mu Buraya ntibigutera isoni, nta n'ibyo ubonye kandi icyaha cyo wakibonye. Icyo ubonye ukagikikira ngo iki ngiki cyatuma atamira ko ufite amavuta. Ayo mavuta ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo nzi ihembe wayakuyemo, ntabwo nzi aho wagiye kuyahanjura. Ayo mavuta akubwira kujya uvuga ibyiza bitagira gukiza imitima, ahubwo ugakiza imibiri gusa. Yesu ntakeneye abakiza imibiri, akeneye abakiza imitima. Ariko yamara gukiza imitima n'imibiri akayikiza. Ariko nagahinda kugira ngo ubone aho ngaho utazi gukira ku mutima, ahubwo ukaba uzi gukira ku mubiri gusa. Kuba wakize mu mubiri ukumva ko bihagije. Avuga amagambo afite imbaraga, aravuga ngo niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ngo witondere amategeko yose ngo utegeke uyu munsi uyumvire. Nuba ufite umwete, nuba ufite ishyaka, nuba ufite inyota, nuwo kubanza kumvira amategeko ngo yayo yose ukayitondera kandi ukayumvira. Kugira ngo ubone umugisha bisaba kugira ngo ube ufite icyo waretse. Nk'uko ushaka kugira ngo utere imbere mu mubiri, bisaba kuba ufite akazi, ariko ako kazi ukajya ukora uzigama. Kugira ngo bya Yesu bibone kandi bya Yesu bigere kuri wowe, ni ukubanza ukabyakira, ariko ukajya ugira kumvira. Hari igihe wumviraho abantu bakuzi, ariko aho abantu batakuzi ntiwumvire. Waba uri mu bandi ukatera za Yesu ashimwe nyinshi, za haleluya z'umurambararo, ukerekana ko ukoze ibyanditswe byinshi ngo abantu bamenye ko ukijijwe. Nyamara umuririmbyi wa 433 yaravuze ngo kuba uri umwigisha, wigisha abantu iby'umusaraba, ntubagezeyo bikumariye iki? Mbega weho bo bakaba bagerayo ariko weho ntugereyo, bikumariye iki? Kubuza ibyanditswe byahindura abandi bitaguhindura bikumariye iki? Haleluya. Ukwiriye kubanza ukagira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko. Ntabwo ari itegeko, ni amategeko yose ngo utegeka. Numara kumenya ko ayo mategeko yitondera, numara kumenya ko amategeko ari muri wowe, numara kuyakira, numara kubanza kumenya icyo Yesu agukeneyeho, nawe azamenya icyo umukeneyeho. Ni wowe ukwiriye kubanza kumenya icyo agukeneyeho,
kuko ni wowe umukeneye cyane, ntabwo ari ugukeneye cyane, ntuzibeshye. Yesu ahari ntacyo hamutwaye, ahubwo aho uri niwe wafite icyo hatwaye. Yego, Yesu ahari yarangije byose, ibyamurebaga yarabirangije, ahubwo niwe usigaye mu kibuga, asigaye akureba uko uzakina, asigaye akureba uko uzitwara mu kibuga. Nutsindwa nkana rero ngo nubundi ngo ejo nzatsinda, uzashiduka ugeze ku munota wa nyuma nta gikombe, nta gitego, ahubwo usigara uvuga ngo iyo menya nkaba narafashe igihe nkakibyaza umusaruro hakiri kare. Buriya amakipe akina, hari ikipe ibikomeye igahura n'ikipe yoroshye ikagenda ikayijenjekera, yayijenjekera muri kwa kwijendekera ikabira y'inyabitseki, ya kipe basuzuguraga ikabitsinze yayindi, cyangwa bagashyiramo abakinnyi badashoboye ngo yiroroshye ngo ni nko kwase kibonobono, ntihazagira ugushuka. Kwirukana Satani ntabwo ari ibintu byoroshye. Nuhora wumva ko ngo Yesu yarabirangije byose, ngo azambabarira, ngo aziyeranje. Yesu yarakeneye umuntu umwe wo mu ishusho ye, kandi Imana yavuze ijambo rikomeye bw'Eli, yaramubwiye ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Niba hari ibihumbi 7 yari ikeneye umwe wo mu ishusho yayo, ibyo ibihumbi 7 umva bizajya bumva biri gukorera Imana niwe bifitiye inyungu, ntabwo ari Yesu. Gushaka Yesu ni wowe ukwiriye kubanza kumushaka mbere yo kugira ngo agushake. Akagushaka akabanza akamenya aho uri, yamaze kukubona amenya n'ikikugenza. Yesu icyo yashakaga ni yari yazimye kuba yakubwira, iyo ubwiwe ijambo ry'Imana rimwe nta rindi, iryo rirahagije. Nushaka usubire mu inyuma ngo bari baranyoheje, ngo bari barakoze iki, uyu mubiri uragushuka, ariko ntabwo uzawujyana nawo mu rubanza. Igihe uzaba uri guhatika ibibazo uvuga ngo iyo menya, uzajya uvuga ngo iyo menya. Reka mbabwire, hari umugabo umwe wari ufunzwe avuga ijambo rikomeye, aravuga ati ndababazwa nuko uyu mubiri washutse. Wamushutse iki? Waramushutse ntiyakora icyaha ngo akerure, ahubwo akoresha icyaha cy'ururimi. Ni nko gutera abandi akanyabugabo kubabwira ati nimukore icyo ngicyo muri mu kazi. Icyo aba ari cyo azira, ku buryo yicaye ajya avuga ati ariko ubu rurimi koko ndugire nti, amagambo nivuge igikorwa sinagikoze, ariko nateye abandi akanyabugabo ko kuvuga ati nimukore muri mu kazi. Icyo gihe nawe rero uyu mubiri uzaba ugutera akanyabugabo ko gukora icyaha, ariko ntugutera akanyabugabo ko kuva mu cyaha. Kuki mbese igihe cyose ugutera akanyabugabo ko kugwa mu cyaha, ntugutera akanyabugabo ko gusiga icyaha? Ibyo bintu ujye bireba ubitekereza. Ariko bose arababwira, nimumara kumvira amategeko mukayitondera, kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nk'uko yasezeranije. Numara kumvira ya mategeko izaguha umugisha nk'uko yasezeranije. Alleluya. Kuko uzaguriza amahanga menshi, ariko ntuzayaguzaho. Wowe uzaguriza amahanga ariko ntuzayaguzaho. Uzatera abandi inkunga ariko bo ntibazayigutera. Alleluya. Iri jambo murimo munaryumva, uzaguriza amahanga ariko wowe ntuzayaguzaho. Alleluya. Kuko uzaguriza amahanga menshi ariko ntuzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi ariko yo ntazagutwara. Imana itugirire neza. Uzatwara amahanga menshi uyayobore, ukore buri kimwe cyose, ariko yo ntabwo azagutwara. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Umugisha uzahindura uwasizwe, si uwagurizwa. Haleluya. Ndashaka kugira ngo dusenge Imana, wongere usabe umugisha wawe, wongere usabe umugisha wawe, wongere usabe gusigwa amavuta, wongere usabe kugendana na Yesu, wongere usabe kugira ngo nawe Yesu yongere agaruze ibyawe. Wongere ugurize ariko ntugurizwe. Wowe ujye uguriza, kuko ijambo ryatubwiye ko turi abanyamugisha. Ntabwo twe dukwiriye kuguruzwa, dukwiriye kuguriza. Amahanga ntabwo dukwiriye kuyaguzaho, ahubwo akwiriye kutuguzaho, kuko twe turi abanyamugisha. Ni igiki cyatwa umugisha wacu? Ni igiki gituma tutaguriza amahanga? Ni igiki gituma twe tujya kuguza amahanga? Yagakwiriye kutuguzaho kuko tuba tuziho Imana ishoboye byose.
kuki Imana dusigaye dukorera iciriritse kandi Imana tuzi ko ishoboye byose, nabo tuyibwira tubabwira ko ishoboye byose, kuki ibyacu bisa nkaho bitagaragarira ayo mahanga tubwiriza? Dukwiriye kongera kwegera Imana, dukwiriye kubanza kurwanya Satani, tukegera Imana, Satani azaduhunga. Ndagira ngo dusenge Imana, ongera urwanye Satani. Satani wari uri mu byawe, ongera umurwanye. Niwegera Imana izakwegera, nurwanya Satani azaguhunga. Ongera urwanye umwanzi wari uri mu byawe, ongera urwanye umwanzi wari uri mu mugisha wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Kadusenge Imana. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, turagushimira neza n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimira kuri Data wa twese, turagushimira kuri umutabazi, turagushimira kuri Imana ifite imbaraga, kuri Imana ifite ubutware. Uri Imana ikubita abatwezi n'abarozi, uri Imana ikubita za nyabingi zose, uri Imana ikubita za karande zose, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatesha agaciro abatwezi n'abarozi, ndatesha agaciro abakonikoni n'abapfumu, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abatwezi, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'abatwezi, imbaraga z'abakonikoni nzikubise hasi, zitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Imbaraga zanyaza umugisha abakozi bawe, imbaraga zanyaza umugisha abana bawe, imbaraga zanyaza umugisha, imbaraga zanyaza umugisha, imbaraga zatumye abantu baguzwa n'amahanga aho kugira ngo bayagurize, mu izina rya Yesu. Nzikubise hasi, uwo mwuka ngukubise hasi, uwo mwuka ngutesheje agaciro, uwo mwuka ndawusenye mu izina rya Yesu. Musabye kugira ngo bari twe tuguriza amahanga mu izina rya Yesu, kuko dufite ishobora byose mu izina rya Yesu. Yandi basha gukiza urupfu, yandi basha gukura abantu mu rwobo. Yesu wageze kwa Lazaro amaze iminsi ine mu gituro, uramuzura, wazuye Lazaro, wasamuye ifi Data wa twese agategeka ikazana amafaranga, hakaboneka umusoro. Ntabwo wabura gutegeka ngo ibiganza byacu by'abera, ibiganza by'abagukorera, ibiganza by'abakubaha ngo bibure kujyamo umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Sabye umugisha nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembejwe bakayireba, ngo abari bariwe n'inzoka bose barebaga iyo nzoka yashushanyije, barebaga icyo gishushanyo bagakira indwara, bagakira ubumuga. Ubwo n'ubutware wari ufite, ubwo n'ubutware wakoresheje mu izina rya Yesu. Sabiye abantu kongera gukira, sabiye abantu kongera gukira mu mwuka, sabiye kongera gukiza ubugingo, sabiye kugira ngo abantu bongere bakundisha iby'ijuru, bongere bakunda iby'ijuru mu izina rya Yesu. Ibibashuka mu izina rya Yesu. Uyu mubiri uzabora, muri njye yavuze ngo nyamara nzakubona amaso mukiza, haravuga ngo umukiza wanjye afite ubwuzu n'ishimwe ngo ndebe inkovu zawe. Ntabwo izo nkovu zizarebwa n'abanyabyaha, izo nkovu zizarebwa n'abakoze ibyo gukiranuka. Bumva turi ikiganza cyawe, wongere utanga umugisha, wongere utanga imbaraga, wongere utanga ububyutse, wongere utanga Haleluya. Ubushobozi mu biganza by'abakozi bawe mu izina rya Yesu. Uguhamiriza imbere y'abandi nawe umuhamye mu izina rya Yesu. Ndasenze webuye rizima, webuye rizima, ryabuye rikomeza ifuruka, ryabuye ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe. Haleluya, haleluya. Aya masengesho narimbure, nashwanyaguze ikirere cy'abatwezi, ikirere cy'abakonikoni, ikirere cy'abarangi mu izina rya Yesu. Uri Imana itabeshya, uri Imana itanegurizwa izuru mu izina rya Yesu Kristo. Nizeye amaraso ya, nizeye imbaraga zawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uri Imana urashoboye, uri Imana urashoboye, uri Imana urashoboye, uri Imana zikurinda, uri Imana zikugwana mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana, uri Imana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uri Imana urashoboye, uri Imana urahambaye, uri Imana zikurinda, uri Imana zikugwana, uri Imana zigutesha agaciro. Ndagushimira kuko uri Imana. Niwo tanga umugisha, niwo tanga umugisha, niwo tanga umugisha. Tanga umugisha ku muntu wese wumvise iri jambo rikamuhindura kandi akaba yemeye kuryumvira mu izina rya Yesu. Unyuranye amaboko y'ibitavuga Imana none iteka ryose kuko bikoze Yesu. Amen. Turabashimira mwebwe mwese mudukunda kandi mukunda ijambo ry'Imana aho muherereye hose, impande zose muherereye z'isi. Ndabasabira umugisha n'amahoro biva ku Mana. Ndabasabira kugira ngo wowe wumve ikiganiro ukakirangiza, ikibazo cyose uhura nacyo gisoma iyo nimero iri munsi uduhamagare. Duhamagare tugufashe gusenga Imana. Niwo murimo twahamagariwe kandi niwo murimo wacu. Iyo murimo wanjye no gusenga, no gusengera n'abantu, no gufasha abantu b'Imana kuko Yesu nicyo yamamagariye.
rero wowe ufite ikibazo aho uherereye hose wumva ikiganiro ukakirangiza, amatangazo nzajya nyatanga ikiganiro kirangiye. rero ufite icyifuzo cyakunaniye ubona cyakubereye ingorabahizi wumva wasenze